Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi bidasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni ku itariki 30 uwitwa Nyambo Jessica akaba yagiye gusezerana rero n'umukunzi we nyine uheruka kumwambika impeta uwitwa Richard. Akaba rero ku inshuro rero aribwo yagiye gusezerana imbere y'amategeko mu murenge wa Nyarugenge ni hano i Kigali, dore ko yaje gushyigikirwa na bamwe mu bakinnyi ba filime bagenzi be by'umwihariko Rufonsina Kiramani, cyane cyane ko ubona ko muri ubu gushyigikirwa nyine kwa Nyambo hitabiriwe rero bamwe mu bari batagaragara nyine ku munsi atererwaho ivi Inyambo. Murabyibuka ko nubwo rero uyu Nyambo Jessica yari amaze gutererwa ivi, hari bamwe mu bakunzi be nyine cyane cyane nyine bamuba hafi by'umwihariko aho basanzwe bakinana amafilimi batigeze baboneka kuri uyu munsi, ariko ku inshuro rero bamwe mu byamamare byishobora ko rwose bahageze kandi ko biteguye kumushyigikira. Bimwe rero mu byaranze uyu muhango wo gusezera imbere y'amategeko nyine kwa Nyambo Jessica ni itangazamakuru wabonaga rwose ko ryakumiriwe, babona ko bari kugenda bekezwayo kandi ari abasitari. Ibi ntabwo ari ibintu twavuga ko ari byiza ku itangazamakuru, cyane ko bamwe nyine mu basitari usanga bajya gukora icyo twakwita nka civil wedding cyangwa se nyine gusezerana imbere y'amategeko badakunze gukumira itangazamakuru. Murabyibuka umuhanzi The Ben Tiger ubwo yajyaga rero gusezerana imbere y'amategeko na Pamela, murabyibuka ko itangazamakuru ryari rihari. Ku inshuro rero kwa Nyambo wabonaga rwose ko badashaka ikintu cyitwa itangazamakuru, nubwo wabonaga rwose ko nyine itangazamakuru ryabukereye kandi ryanahageze. Bamwe mu banyamakuru bari bamaze no kwambarira, ubona rwose ko nyine biteguye uyu muhango kandi biteguye kuhaba bakagezaho abakunzi babo akantu kandi, ndetse ntabwo twabura kuvuga nka Vestina nawe na Idris bajyaga gusezerana. Murabyibuka ko bo nta nubwo itangazamakuru ryari ryabimenye, uretse kuvuga ko ryari ryahageze nyine hano ku marembo, ahubwo nta nubwo ryari ryabimenye. Ku inshuro rero Nyambo we yavuze ati nubwo itangazamakuru ryabimenye, cyane ko uyu Nyambo Jessica abarizwa nyine muri iki gisate cy'imyidagaduro, ntabwo yabura kuba aziranye na bamwe rero mu bakora itangazamakuru hano mu Rwanda. By'umwihariko rero hari bamwe baba babizi bavuze bati ntabwo twabura kujya gushyigikira Nyambo, ariko natwe akazi kacu tugomba kugakora, cyane ko aho ariho hose tugeze tuba tugomba gukora itangazamakuru mu buryo bwacu buhoraho. Ni muri urwo rwego rero uyu Nyambo Jessica ubona ko yibasiwe n'itangazamakuru cyane, ndetse bamwe rero bashinzwe hano ngaha nyine ku uyu murenge bagiye gusezeranaho, wabonaga rwose ko icyitwa protocole cyane kiri kwibanda ku itangazamakuru, aho bari kugenda babasubiza inyuma. Haribazwa rero icyishe inyuma y'isi nuko badashaka ko babigaragaza, cyangwa nuko bashaka kongera kubigira ubwiru bakazongera kubigaragaza nyuma nk'ukuntu bagaragaje proposal. Ibi ni ibintu bikomeje rero kwibasirwa na benshi rero bakomeza no kugira urujijo nyine, cyane ko batari ibintu byiza ku itangazamakuru. Murabyibuka ko Nyambo arashyigikirwa, ntabwo numva ukuntu yakundi yagakwiye gusubizayo itangazamakuru, cyane ko isaha ku isaha bakenera kandi nawe rero bakamukenera. Murabizi ko Nyambo akina filime baba bakeneye promotion, nta bandi bazakora promotion ni itangazamakuru nyine, kugira ngo filimi ze nyine zikomeze zibe trend. Tutizinze no mu magambo rero, kandi sinabura kukubwira ko uyu nyine Nyambo Jessica ubona rwose ko yambaye neza, by'umwihariko nyine n'umutware we uyu nyine ugiye bagiye gusezerana nyine imbere y'amategeko, ubona rwose ko babyambariye, ubona ari ibintu byiza kandi bifite agaciro gakomeye cyane, dore ko uyu nguyu Richard ari kugerageza gukora iyo bwabaga kugira ngo abashe guhita asubira hariya mu gihugu cya Australia, dore ko ari habarizwa nyine, ari naho akorera imirimo ye ya buri munsi. Bamwe rero mu byamamare byinshi ubona ko baje gushyigikira nyine uyu Nyambo Jessica, harimo uwitwa Nsabi. Uyu nyine muramuzi ko bagiye banavugwa mu rukundo, ariko cyane cyane nyine mu bijyanye na filimi wabonaga rwose ko bari mu rukundo. Kiramani ndetse Rufonsina, itangazamakuru benshi batabande abo bose ubona ko bagiye gushyigikira nyine uyu mwarikazi nyine Nyambo Jessica, cyane ko uyu Nyambo Jessica yabihamirije avuga ko kuri ubu ngubu rero atakiri umukobwa ahubwo yabaye
umwe mu bagore b'umugabo w'umuntu nyine, cyangwa se nyine ko yamaze nyine guhitwamo cyangwa gufatwa nyine kw'inshuro. Rero bamwe bakaba baragiye bibaza amaherezo ya Titi Brown. Ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize nigeze ko na trending amwe amafoto umwe nyine mu bakundanye n'uyu Nyambo Jessica, aba Titi Brown nyine niwe mvuga, wabonaga rwose ko ari kumwe n'uwitwa Aisha, bamwe bagiye begeranya. Rero icyo kintu barangiza bakavuga bati n'ubundi abangaba bamaze gutabwa. Murabyuka ko Aisha nawe yagiye avugwa cyane mu rukundo n'uwitwa Irene Murindahabi, ariko ibi nabyo bikaza kongera kuvugisha benshi ubwo Irene yatangazaga ko agiye kurushinga n'umunyamahanga witwa Liliane. Bakaba barongeye kwibasira rero uyu ikindi Aisha, ariko nanone rero uyu Titi Brown yarayibasiwe. Bagaragaje amafoto rero bari kumwe, baravuga bati ibisa burya birasabirana, cyane ko nyine abangaba bari bamaze kubengwa nabo bitaga abakunzi babo. Uyu Titi Brown mu biganiro byinshi agiye akora agiye agaruka avuga ko cyane nyine ibintu by'inkunda adakunda kubijyamo, ko uyu Titi Brown nyine afite inshingano nyinshi. Hari bamwe rero by'umwihariko nyine mu muryango we baba bamureba kandi bagomba gukurikirana akanitaho, ndetse bamwe rero bakagenda bagaruka bavuga bati kubona rero umuntu ufite inshingano nk'izi yagiye mu bintu by'inkundo cyangwa se nyine yanashatse, dore ko mw'iyi minsi cyitwa amafaranga ari ikintu kitoroshye. Icyo nakubwira rero nuko Nyambo Jessica ari gusezera, kandi amakuru mfite nuko Nyambo Jessica ashobora kuba agiye kuva mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubona akagenda kwibera muri Australia hamwe n'umukunzi we, cyane ko ari ibintu bisanzwe no ku bakinnyi ba filime cyane. Murabyuka ko Asiya nawe umutoni Asiya yamaze igihe gito amaze gushyingirwa, ahita ko yerekera mu gihugu cy'abaturanyi. Nyambo rero nawe aribazwa rero niba ariko bizagenda cyangwa se Nyambo niba azatura mu Rwanda. Ariko amakuru ari nuko nyine uyu Nyambo Jessica ashobora guhita ko yigendera, ubundi filime akazajya zikora gake gake, cyane ko na hariya usanga babikorerayo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se hariya nyine uyu mugabo we asanzwe abarizwa muri Australia, cyane ko bitamubuza rero gukora izi filime yari asanzwe anakora. Ese wowe urabyakira ute Nyambo niyerekeza kwa biriya bihugu ubundi akava mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda? Uraza kutubwira hano hasi muri comment. Gusa rero icyo nagusaba nuko wakanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza birano bijye bikugeraho 5/5. Kimwabanye nyito Wakanda, ndabashimiye.